Hashyi twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ni umuhungu wanyu ni Shoferi n'umwana w'umutambyi. Inshuti yanjye uyu munsi rero tugarutse muri cya kiganiro cyacu ni ubuzima tubamo. Turabimenyereye ku Nyungu TV, jyaho kandi subscribe, kore share, comment nazo zirakenewe kugira ngo tujye tubana mu kiganiro cyacu uko kigiyeho buri munsi. Inshuti yanjye uyu munsi tugiye kumva ni inkuru y'umwana waganiraga na se amubaza uko ubu buzima umuntu yabubamo. Ndakeka ndabizi neza ko nawe nukumva ni inkuru nziza kandi turi bukuremo inyigisho. Igihe kimwe rero umuhungu aza kuganira na se, aramubaza ngo papa, ko ndeba umaze gukura kandi iterambere ryawe ryose ukaba ukirifite, byagenze bite kugira ngo ukore bigeze aha? Umusaza aramubwira ati umuhungu wanjye ibi byose no kubiharanira. Ese amaze kumusubiza umuhungu arangije avuga ati papa, urabizi ko ndi umwana wawe, imyaka agejeje murayizi, nagerageje gukora cyane ndetse n'abo twakoranye inshuti zanjye bimwe twakoranye ubu byaciyemo, abenshi byaciyemo bamaze kugera ku iterambere rihagije. Umusaza amaze kumviriza ibyo umuhungu we yamubwiraga aramubwira ati mwana wanjye, genda nzanire iriya ngufuri ndetse na ziriya mfunguzo zose ziriyo hariya mu cyumba, binzanire hano ku meza. Umusore rero aragera abizana, amaze kubihageza umusaza aramubwira ati okay muhungu wanjye, noneho iyo ngufuri y'ifungure uyimpereze. Umwana yarwanye n'iyo ngufuri kuyifungura biramugora cyane kuko yari afite imfunguzo nyinshi, ariko kera kabaye ya ngufuri irafunguka. Umusaza aramubaza ati se muhungu wanjye, ko ndeba byakugoye gufungura ingufuri ari imwe, habaye iki? Umuhungu yaramusuje ati rero papa, iriya ngufuri hari imfunguzo nyinshi, nagerageje zose biranga, ariko harimo agafunguzo gato nkoresheje mbona ya ngufuri irafungutse, ariko nabikoze neza. Se arangije aramusubiza ati rero mwana wanjye, ubu nagusubiza cya kibazo wambazaga. Okay, umuhungu aramubwira ati papa nkuteze amatwi rwose, subiza nanjye ndashaka kugera ku iterambere. Umusaza aramubwira ati rero mwana wanjye, uko wafunguye iriya ngufuri bikugoye kandi ari uko wari gukoresha imfunguzo zitari zo, nawe mu iterambere ryawe uri gukora ibintu bitari ibyawe, uri gukora ibintu utisangamo, uri gukora ibintu utabashije, kandi ugasanga hari ibindi wakabashije gukora bikakugeza ku iterambere ryawe, ariko ukaba uri kubinenga ngo nuko biciriritse nk'uko wanengaga ruriya rufunguzo ruyifunguye. Umusaza arangije aramubwira ati rero mwana wanjye, unyumve neza ikintu ngiye kukubwira, ni ikintu uzagenderaho ubuzima bw'iterambere ryawe, kandi icyo kintu kizakugeza aho ushaka kugera. Inshuti yanjye, you guys, you ladies, ndagira ngo unyumve neza. Yamubwiye ijambo rikomeye ati mwana wanjye, muhungu wanjye, ntuzigere uririra iterambere rya mugenzi wawe, ngo mugenzi wanjye yakoze iki gicamo nanjye reka nkijyamo, ukirirwa uhuzagurika ujye hirya no hino, iterambere ryawe nturigereho, kandi hari ibyo ufite kuzagukora, ka kandi gato ufite kuzakora ukagakora neza bikabugeza ku iterambere ryawe. Umusaza arangije aramubwira ati mwana wanjye, kora ibyo uzi ubikore neza, numara kubikora neza bizakugeza ku iterambere ryawe ushaka kuzageraho. Arangije amucira umugani ugira uti ntukabone ishitamba ute n'urwari wambaye. Nawe rero icyo wakigiramo neza, ntuzaririre iterambere rya mugenzi wawe ngo mugenzi wanjye yakoze kariya kaciye muri kamite nkakora, runaka yakoze kariya kaciye muri kamite nkakora. Inshuti yanjye, kora ibyawe ubashije kandi ubikore neza, ndabizi bizacamo. Ikiganiro nakagaruka, ni ku Nyungu TV, kanda subscribe, ukande share, comment zanyu turazikeneye kugira ngo tujye tubasha kubana muri iki kiganiro. Ni Shoferi n'umwana w'umutambyi, ndabakunda cyane. Ikiganiro n'ubuzima tubamo.